Komana Riri ko warize nawe se sheri Komana Riri ko warize Papa kunda kumbwira tarangunda, papa kunda kumbwira tarangunda, ababyeyi banjye barankunda, bose barankunda. Bitoroshye ni amateka umuntu aba yibutse rimwe na rimwe bikamurenga cyane cyane igitsina gore tugira amarangamutima hafi sibyo ariko ihangane ukomere sibyo Komana urakoze hari akaririmba turirimbiye ati ababyeyi banjye barankunda papa arankunda mama arankunda hari igihe wibuka ko wenda isate kwene papa we bikaba byakubabaza niyo mpamvu mbese ikitumye ndira aka kanya n'ibyo mba nibutse ariko ya tuzi ko wenda benshi cyangwa se n'abatakuzi umunsi baramenya wabyanye n'umuntu utarate wowe bose babireba ahubwo ngeraho Theogene Uwiringiyimana ati Theogene Uwiringiyimana Riri kasetse nk'umuntu ubizize umuzi Riri uramuzi Uwiringiyimana Theogene bose babireba umuziho iki kubita utababarira nta kibazo mufiteho Theo aka kanya kubera ko nize kwigira mbese ntacyo nkimureberaho cyane ntabwo wari uzi ko asanzwe afite urugo ntabwo nari mbizi nabimenye mubwiye ko natwise nibwo yansobanuriye neza urumva kumenyana kwanjye nawe ntabwo yigeze nyibwira nyuma papa w'umwana hari igihe umugabo ajya kwa muganga nubwo azi ko afite izindi nshingano nta nubwo yaje kukureba gufelicite dore wamubyariye n'agakobwa keza cyane ntabwo ibyo byigeze bibaho cyane ko ntapfaga no kumubona none habo bantu babwira iki ndetse nabonye na comment icyo gihe nyinshi hashize igihe kinini benshi banteye amabuye benshi bo gutera amabuye ati nugushaka hiti aramubeshyera ntago mbese bavuga byinshi bitandukanye abo bo bafashe ute batazi ukuri nyamara bakarenga bakaba bagucira urubanza misaha ntajya kubaza ati papa ari he nkuko abandi bana ndashaka kujya gusura abana gasanga ari aba papa yego arabimbaza ariko nkamusobanurira ka mama ndagukunda nanjye ndagukunda mwana wanjye uri byose kuri njye kandi nzaba mama w'Uwiteka ntabwo byoroshye ariko se ari irindazi n'umugati ikigara ni iki mama ndamuzanira irindazi mama nazanye ibikoze mu ifarini ibi se nibyo nagutumye ko nagutumye umugati ukaba uzanye irindazi umva mama nawe byose se n'ibikoze mu ifarini nabuze umugati nzanira irindazi iri ni irindazi unzaniye cyangwa ni amabuye unzaniye nanjye irindazi narihindura umugati Gasaro TV abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze mumerere mu mpande zose z'isi reka nsuze abantu bose bari mu Rwanda East Africa ndetse ntibagiwe abantu bari muri diaspora umunsi rero turi kumwe n'abantu reka mvuge ngo ni abantu badasanzwe nzi neza ko harimo n'umuntu wamukumbuye ariko none ndamusaba mbere yo kumuvuga atangira twibwira tubahaye ikaze utubwira n'amazina yawe kugira ngo abantu bagukurikiye muganire nawe baziranye nawe urakoze amazina yanjye ni Muhayimana Lucy umumama w'umwana umwe yego akaba ari mama Liliane ngiye nawe kumubaza amazina ye amazina yawe witwa nde Kirabo Liliane
ukaba wicaranye uyu ni iki cyawe mama wanjye. mama wawe ya hanyuma yitwa Uwase Kirabo Liliane iryo zina rivuze iki kuri wowe Liliane oya Uwase Kirabo ry'ikinyarwanda hari icyo risobanuye mbese ku buzima bwawe cyangwa se nuko ari mwise gutyo gusa Kirabo ni ryo Kirabo yegereze mikro Kirabo ni ryo nzi risobanuye iki ni impano nawe ni imana ya yego impano yawe ni imana ndaza kubaza aka kana hanyuma ndashaka kumbwira wiga hehe unaturirimbira akantu gato mujya mwiga wiga mu Binyoni siko babyita Ni hano hepfo yo mu Kiyovu. aho ndirimbira akantu mwize mu ishuri Twize akantu kavuga gubyuka uvuza inzogera n'akandi kantu kandi ngo mama akunda kumbwira atarankunda ngo papa akunda kumbwira ngo arankunda. ndaza kugusaba uze kuturirimbira hari utwana mu ngana tugukurikiye twifuza kumva unaririmba sibyo Ujye kuvuza inzogera ujye kuvuza inzogera tujye kwiga papa akunda kumbwira atarankunda papa akunda kumbwira atarankunda ababyeyi banjye barankunda bose barankunda. hanyuma ndaza kukwibariza ibibazo byinshi bikurikiye nabonye nta kibazo uri bugire uruze kuza kubisubiza sibyo ariko uko ufite isoni se nubwo mbere ugiye kuri kamera ntabwo ari ubwa mbere ntabwo ari isoni ndi kugira ahubwo ni uburyo kibiri kundenga kugute biri kunshimisha kuruta kuba mbona umwana wanjye ari kuvugira kuri kamera ari ubwa mbere wow ni ukuri ni byiza cyane hanyuma ndaza kwibariza ikibazo gikurikira uyu mwana ni umwana wawe ndetse nabonye ufite n'akana keza cyane ko mbona se ugiye kurira bigenze biti ihangane ukomere sibyo kandi wihangane ntabwo byoroshye ariko uraza kwihangana sibyo ni ibintu biba bitoroshye ni amateka umuntu aba yibutse rimwe na rimwe bikamurenga cyane cyane igitsina gore tugira amarangamutima hafi sibyo ariko ihangane ukomere sibyo yo akomana yo urakoze ni ukubera iki ubabaye ufite umwana mwiza umwana ugushimishije ni umwana navuga ngo umuntu wese yareba akabona n'akara agashimishije kandi nigeze no mu kigero cyiza mama Lili ihangane ntabwo biba byoroshye umuntu iyo arize burya araruhuka ni ukubera icyo ubabaye ntabwo byoroshye shyiraho mikoro ni umunezero kuri njye nubwo bitaba byoroshye ariko urundi ruhande nyine ndanezerewe kuba aka kanya nicaranye n'umwana wanjye yego kandi mbese igitumye ndira aka kanya n'ibyo mba nibutse yo ariko n'utuntu agenda ambwira yo cyangwa Lili reka twerure mama Lili sibyo ndakwita ngiye mama Lili cyangwa se ukunda ko bakwita mama nde mama Kirabo mama Lili mama Kirabo Liliane ni ryo bazi reka mvuge mama Lili yego umwana hari akaririmba turirimbiye ati ababyeyi banjye barankunda papa arankunda mama arankunda hari igihe wibuka ko wenda isate kwene papa we bikaba byakubabaza niyo mpamvu nabyo birashoboka mikro
nabyo birashoboka cyane. Kariya kankoze ku mutima yo gatuma nyine nsubiza ibihe inyuma, akomana nibuka byinshi ariko ajya abasha kumuhumuriza. ni ukuri kw'Imana kandi ufite umwana mwiza, umwana ni umugisha, uraburize aragwanagura, usura natari umunezero koko. Yego. Urabona uri no guseka kubera gerageza, Umunezero ni ukuri n'umunezero pe, ni umwana ugeze mu gihe gishimishije. Hanyuma reka nkwibariza iki kibazo gikurikiye. Yego. Yo munsi turaganira na nyisanzuyeho n'ubwa mbere ushaka kugiye kana ikiganiro n'umuntu uhuje igitsina, sibyo? Ya tuzi ko wenda benshi cyangwa se n'abatakuzi umunsi baramenya wabyanye n'umuntu utarate wowe bose babireba. Ahubwo ngeraho Theogene Uwiringiyimana ati Theogene Uwiringiyimana Riri kasetse nk'umuntu ubizize umuzi. Riri uramuzi? Uwiringiyimana Theogene bose babireba. Umuziho iki? Kubita utababarira. Uramuzi se uwo muntu ni uwahe? Nawe Uganda. ni iki cyawe? Icyanjye Ninde ni bose babireba. ninde kuri wowe nyine? Ni papa. Ni papa. Wenda rimwe ngo bose babireba ku mugane kandi atari amazina ye yiswe n'ababyeyi. Yego. Hanyuma iyi saha wenda yageze aho ngaho ariyemera ko umwana ari we, byagenze biti. Hari benshi iyo story bigeze kwumva ariko iyi saha bakaba batazi uko byarangiye. Yego. Umwana aramwemera kuri aka kanya nta kibazo mufiteho. Hako ndabona n'undi nta byishimo ufite. Ni ukubera iki? Nta byishimo, nta morale, mbese ndabona n'undi nta kigenda rwose. Oya nta kibazo. Nta kibazo kuba nateye indi ntambwe. Yo. Ndumva ari ibyo navuga. Ariko ntihakomera ntongere kurira abambi, sibyo? Hanyuma hari umuntu wumvishe iyi story, none turashaka utuvire hasi muho gatoya. Ubundi mwahuye gute, byagenze bite? Nta kibazo. Yego. Ngo ninjya kuvuga aho twahuriye ubwo sitabamo. Oya gatoya, nanjye ntago nshaka ko ubyinjiramo cyane. Cyangwa se mwarakundanye byagenze gute? Oya ntabwo twakundanye. Nari muzi gutyo nyine ariko tumenyana, twamenyaniye aho yari yaje kuririmba mu terane. Yego. Niho namumenyeye. Rero icyo giterane niwe ubwe wanyivugiye ati kuko nari maje gushima Imana. Yego. Afata mikoro arambwira, numva aravuze ngo uriya mukobwa ntagira ahantu ajya. Yo. Ndumva hari icyo nshaka kumufasha kugira ngo amenye. Nuko nyine nari maje gushima Imana, yumvise icyo nshimye Imana ko nigaga ibyo gusuka. Yego. Baranyibye. Yo. Hanyuma rero aravuga ati ko byagenda kose uriya mwana w'umukobwa kwiga ntiba byoroshye, ndumva hari icyo namufasha. Nubwo buryo twamenyanyemo. Yo. Hanyuma muza kujya mu rukundo. Twabyita urukundo. Cyangwa muza kubonana birangira wenda twabonanye, ntago twahuye uwo munsi ngo ntere inda. Oya. Nangiraga inama, urumva naje kuva mu cyaro nzi Kigali. Wabaga mu cyaro, mu rugo hari he? Ni Butare. Hanyuma rero igihe kiza kugera nza muri stage maje kwiga nyine. Yego, ibyo gusuka. Yego. Tuza kuvugana, mubwira ko ndi nahi Kigali, akangira inama nk'umuntu nyine nkumva ni umukozi w'Imana. Yego, umukozi w'Imana, kambwira ati Kigali nawe urebye ni nkaho yaguye mu bishuko. Yo. Ni kwa kundi
iyo muri ahantu muri mwenyine urumva kame mukibayo ntago kiba cyoroshye. Byarakoroheye cyane ko tuba tuzi ko ari nk'abakozi b'Imana rimwe na rimwe. Urumva we kuri we kumbona byaroroshye. Yego. Kandi ntago nari nizeye ko umukozi w'Imana nyine ibyo twabijyamo twese twisanze bibaye. Ntago ari uzi ko asanzwe afite urugo. Oya ntago nari mbizi, nabimenye mubwiye ko natwise nibwo yansobanuriye neza. Urumva kumenyana kwanjye nawe ntago yigeze nyibwira. Urumva twaravuganaga sinabashaga kumenya ngo uyu muntu ni muntu ki, cyane ko yagaragaraga nk'umuntu w'umusore. Ibyo rero cyane ko sinari kubimenya. Urumva ngewe nari ntuye Kimironko, urumva tuye Gisozi. Ntago wapfa kumenya rero umuntu tuye Gisozi atanakubwiye n'ibye kwanza. Kandi isaha twavuganiragaho yegereze mikro. Ntago wari bumenye ngo uyu muntu afite urugo. Ariko abinsobanuriye narabyumvise. Ndabwira ibyo nta kibazo, icyangombwa nuko tuzafatanya kurera umwana. Nuko biza kuzamo umudamu waranamunyereka turahura rwose tukajya tuganira. Icyo gihe utwite? Ntwite nibwo yaje kumunyereka. Ariko ntiyamubwira ko uri? Oya yari yarabimubwiye kuko ngewe mu myaka yanjye wumvaga ari nk'uko ndi umwana utewe inda nkiri mutoya nshobora kumushyira mu bibazo, ariko ntago ariko biri. Njye nari mfite imyaka y'ubukure. Ariko nyuma aza kunyereka umudamu we tukanaganira nkajyayo no mu rugo rwe. Ariko nyuma ntago byaje kugenda neza, nibwiza mvururu nyine zabaye ariko zituruka nyine ku mudamu wiwe kuko urumva yaje kumenya imyaka yanjye. Akimenya rero nibwo yahise avuga ati umwana n'uwacu namuzane. Urumva ntabwo yari akeneye ko namwirerera. Nanjye nk'umubyeyi uzigise ntago nifuje ko narererwa. Aka kanya rero niyo mpamvu mufite. Nukuri. Ubu ngubu hari abantu ntabana no kugira inama ati mutange umwana wikureye izo charge dore ko kurera binagoye, mbese bakakujya mu matwi benshi ukageraho ngo akavuga ati sundura umwana wamutanga koko ntongera nkisubirira ubukobwa, cyane ko burya ababyeyi batekereza gutya ariko navuga ngo ntago bikwiye. Ziraza wowe ubwawe n'umutima nama wawe ukaguhitishamo ukaba ari uguha umwanzuro. Nukuri. Gusa ntago wabura kubyumva, urabibwirwa kenshi ariko nanambiye ku mwana wawe. Nukuri wagize neza. Nukuri. Hanyuma mama Kira, hari igihe umuntu atwita ari umukobwa ati iyo nda wayikuyemo dore ari n'umukobwa mwiza ukiri muto, ntabagushutse bakubwira ati ese undi wakuyemo inda? Ibyo ntago byabura. Ariko natekerezaga ibintu byinshi, nkavuga nishobora kuyikuramo nkapfa. Nshobora kuyikuramo Imana ikangirira neza bikemera ari nkayikuramo ikavamo, ariko igihe cyagera ikanyima urubyaro ikama ibindi, ariko ikanyima umwana. Nkavuga uko byagenda kose mubyaye nkaba mufite ibyo nta kibazo kibirimo, sinjye wa mbere. Hanyuma ari urugendo rwo kubyara, ujya nko kubyara ukagera kwa muganga byose bakwitayeho barakugemurira nk'umubyeyi ubona ibyo kurya cyangwa se byarangiriye hahandi? Ibyo nabyamenywe na mama kuko niwe wahise nyine unyisharisha. Hanyuma papa w'umwana hari igihe umugabo ajya kwa muganga nubwo azi ko afite izindi nshingano, nta nubwo yaje kukureba gufelicite dore wamubyariye n'agakobwa keza cyane. Ntabwo ibyo byigeze bibaho cyane ko ntapfaga no kumubona. Hanyuma iyi saha nicyo ushinja umugore we? Reka mvuge ngo mukeba wawe. Icyo namushinja se nawe ntabwo ari we. Nawe ntabwo ari we. Ndatekereza ko yego nyine ntawishimira umwana wundi, ariko ntekereza yuko uko byagenda kose ari nawe yarashutswe buriya, niko nabivuga. Nkurikije umubano twari dufitanye mbona nyereka ko umuntu yakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, noneho nkabona ibyo ankoreye nyuma kamburisha umwana amahirwe, naramubabariye.
hanyuma nyuma yaho umwana yaranakuze nimwongeye guhura na papa we cyangwa se mwaganira byibuze abe gusaba n'imbabazi akubwira ati narakosheje narahimutse ariko noneho uyu munsi niyemeje kuba nakitwa papa w'umwana ariko hakaba ari n'icyo nkora mu bushobozi buke bwanjye mfite. imbabazi yarazinsabye nta kibazo. Ubu waramubabariye mama Lili uvugishije mu kuri kwawe ntuvuge ngo nuko ndi kuri kamera mu kuri kwawe n'Imana yawe wumva waramubabariye? Naramubabariye kandi namubabariye nkurikije ko ari se w'umwana wanjye nubwo byari bigenze gutyo nanjye ntabwo yari njye. Hanyuma hari benshi bashobora kuzumva iki kiganiro akavuga ngo wenda hari ikindi kintu nari mukurikiyeho nta nacyo. Icyo nashakaga nuko nashakaga ko amfasha umwana twabyaranye. Hanyuma mama Lili hari ubwo yagize gutangaza ati ndarengana ati wenda hari abakobwa ushobora kuza ati tewe bose abiri bayanteye inda kugira ngo agushakeho hiti, wowe none habo bantu babwira iki? Ndetse nabonye na comment icyo gihe nyinshi hashize igihe kinini benshi banteye amabuye benshi bo gutera amabuye ati nugushaka hiti aramubeshyera ntago mbese bavuga byinshi bitandukanye. Abo bo bafashe ute batazi ukuri nyamara bakarenga bakaba bagucira urubanza? abo nabo narabababariye kuko nabo sibo burya nyine umuntu uvuga icyo atahagazeho. Iyo umuntu avuga icyo atahagazeho niko biba bigomba kugenda kandi ukabyakira nkuko bari kubivuga. Ariko gihamya wenda nta byinshi nabivugaho. Nguye noneho namuzanye yego wenda bazarebe. Yego rwose bazaburana gato. mama Lili none byose abishyize hanze ariko nanjye nabibonye sinzi niba abandi bantu bize kubireba. Kariri afitemo akashusho rwose si ubuntu umukozi w'Imana wamubeshyera hanyuma yigeretse mikoro yegora. Hanyuma hari igihe ahubwo unyibukije akantu mama Lili njye numva ngo umwana uvutse mu igeragezo hari igihe azana isura ya papa we nanjye bose ndabona Lili rwose ari isura afite aka kanya akivuka rwose uretse ko nyine abantu babigeza nkana ntago yigeze avuga ngo umwana asuwe ntago yigeze abivuga. Hanyuma iyi saha noneho mubanye gute? Mwarongeye murahura nyuma byibuze muganira nk'inshuti niyo atafashe umwana ubuzima bwawe nawe nka mama na papa w'umwana n'umwana ntagomba kuba victime ibibazo by'ababyeyi? Yego aka kanya wenda sinavuga ngo tewe turavugana iki ngo twige ku bibazo by'umwana kahanye ngewe nafashe umwanzuro kandi nawufashe kera. Navuze ko ngomba kuba papa we nkaba na mama we nkatangira gushakisha nkigira sindeberere ngo se uriya ngo ndamutegereje. Yego. Hanyuma ndashaka kumbwira ni cyo kintu mama ajya gukorera ukunda cyane kurenza ikindi ko areba mama kumva urishimye nabonye umukunda uramukora mu misatsi uramukora mu maso ahantu hose tubwira ikintu ajya gukorera kikagushimisha? Ifiriti. Hanyuma mu ishuri ubu wakangahe? wa gatatu. Nibyo hari igihe umwana mu ishuri wenda bitewe rimwe na rimwe no kuba hari ibintu yanyuzemo cyangwa se abona mama atameze neza ashobora kutamenya wenda ubwenge cyane mu ishuri umwana aratsinda ubona nta kibazo? Umwana nta kibazo kandi nta nubwo ntago ngomba kumwereka ko ibyo bibazo nabiciyemo. Kereka umunsi yakuze nibwo namusobanurira kuko urumva azakurabona haje iterambere azajya byibonera ndashobora kumbaza ati se byagenze bite kugira ngo bigere aha byagenze gute. Icyo gihe nikigera nzabimubwira. Hanyuma iyi saha ntajya kubaza ati papa ari he nk'uko abandi bana wenda ashobora kujya gusura abana agasanga hariyo abapapa? Yego arabimbaza ariko nkamusobanurira umubwiza ukuri cyangwa se umubwira ati nukura nibwo nzakubwira? Umubwiza ukuri nkamubwira nti papa wawe arahari cyane ko aranamuzi akakubwira ko ari Bugande. Yego arabizi. Yego nta kintu rero gusa nyine ibisaba ko
ibikomeye nzabimusobanurira nyuma. Nibyo byiza. Hanyuma hari igihe umuntu ibintu bimubaho agasigarana ibikomere. Nibiye bikomere ugendana nabyo twebwe abantu tutabona inyuma. Wenda bikaba birimo imbere ko twebwe tukakubona uri umumama mwiza rwose, uri smart, urakeye, urasa neza cyane, ariko tukavuga ati uyu mumama rwose ni umukire cyangwa se ni umubose mu magambo make, nyamara imbere bifite ibikomere byawe. Ibikomere se byonyine ibikomere ntago byabura, ariko umuntu aba agomba gukomera agatekereza ejo handi he. Ubwo ngomba gutekerezaho umwana wanjye ko ejo bizaba bimeze, ko azajya ku ishuri, ko azibuza, mbese nibyo mba ndi gutekereza nta kindi. Hanyuma gira ikintu ubwira mama, muricaranye muri kuri kamera, ikintu ujya ushaka kububwira utamubwira, ariko uyu munsi noneho kimubwire, dore n'abandi bana bari kukureba mu ngana ndetse n'abari hejuru yawe, ngo ugire icyo umubwira. Ngaho haguruka umbwire, hagarara neza hano. Wabwira mama icyo namubwira, namubwira icyo nshaka. Ngaho mbwira nyine. Mama, Karame, ndagukunda. nanjye ndagukunda mwana wanjye, uri byose kuri njye, kandi nzaba mama w'Uwiteka. ntabwo byoroshye, amarangamutima ni menshi. nzi ko nakomeye uzankomeza. Riri, ko warize nawe se sheri? Nkomana Riri, ko warize? Mana we Riri, wirira sibyo? Mama sagukunda se, kandi urabizi ko agukunda sibyo? Nubwo papa atari hano ariko mama aragukunda cyane, kandi subizi ko mama agukunda. Subizi nawe ujye umwumvira, ubone wiga utsinde, ubone amanota meza sibyo? Mama ahore yishimye sibyo? Riri ni cyo kintu kijya kimuriza mama. Riri, uyu munsi mbonye umwana ungana gutya ariko ubwira amagambo nyina meza, umwana akarira. Ni cyo kintu mu buzima busanzwe kijya kimuriza, atari kwa kundi umubyeyi akubita umwana. Uyu munsi reka mvuge mbonye ibintu biri extraordinaire. Asanzwe arizwa n'iki mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe umwana warayishima, kurira kwe bigoranye, kereka nk'iyo yakoze agakosa. Ariko ajya ambwira byinshi, akambwira ko ngo azamara umubabaro, ati ndi byose kuri wowe, ntacyo uzamburana, nzakugurira iki, nzagukorera ibyo, nyine bikanezeza. Yego. Hanyuma uyu munsi ubuzima buhagaze gute mama Riri? Hari
umuntu wenda ushobora kurera akavuga ati ese wenda umwana abayeho gute. Tuzi ko kurera umwana ni ikintu kitoroshye, noneho uri umubyeyi w'umumama uri wenyine, umwana asaba ibintu byinshi, depanse ziba ari nyinshi mu buzima busanzwe, ndetse noneho ukongeraho ngo umwana w'umukobwa aba asabwa utuntu twinshi nubwo atarigereje ko hari utuntu abana bakenera mu buzima bwa buri munsi. Birakorohera cyangwa se ufite akazi? ntabwo biba byoroshye. ni ugushakisha ariko muri uko gushakisha nyine biragenda buhoro buhoro bigenda bikunda. Hanyuma uyu munsi turi kubabona muri filime, noneho filime yanyu noneho yitwa gute? Twinjire mu byishimo, mudu mbi tunayiveho, satani ni umugome ayidukuremo. Ndashaka mbwira igitekerezo cyo kwinjira muri filime, wayinjiyemo gute, cyaje gute? Igitekerezo nakigeze mbona umwana wanjye afite impano yo gukina, bitewe n'ukuntu mba mubona mu rugo, hari ikintu umwana agukorera mu maso, akabona bikoze ubwa mbere, ukabona bikoze ubwa kabiri, ukavuga uko byagenda kose arafite impano. Yego. Rero ndangije ndavugana, ariko wazakina komedi rwose ntiwabishobora. Yego mama, nzabishobora rwose. Abikora bikunze. Yego. kandi ukabona ko abifitiyemo ubushake. Ni ukuri. Hanyuma ntabaza filime komedi yanyu, ndashaka kunyinira akantu we na mama mwakinanye muri ya filime mukinamo ya komedi yawe na mama, sibyo? Ngaho mugakinane. Ako katangiyeho ikadutangire ariko se ari irindazi n'umugati ikigara ni iki? Mama ndamuzanira irindazi, mama nazanye ibikoze mu ifarini. Ibi se nibyo nagutumye? Ko nagutumye umugati ukaba uzanye irindazi? Umva mama nawera byose se n'ibikoze mu ifarini. Nabuze umugati nzanira irindazi. Iri ni irindazi unzaniye cyangwa ni amabuye unzaniye? Nanjye irindazi narihindura umugati. Ubwo se wabikora gute? Nese k'imigati Yesu yayihindiye umugati. Ko Yesu yahinduye amabuye imigati. Ko Yesu yahinduye amabuye imigati. Nanjye irindazi narigira umugati. Ariko disi afite imana itangaje. Wari ubizi ko ufite iyo mpano? Riri kuri kurangaraza. Icara neza. Iyo mpano wari ubizi ko ifite? Abana ku ishuri bangana nawe ntago babazi gukina komedi, ariko uyu munsi reka mvuge ngo ufite impano itangaje. Wibuke ko ayo mandazi yahenze. Aya mandazi yarahenze? Riri rwose. Hanyuma Riri, iyo ubonye ufite iyo mpano ntago bigushimisha? Biranshimisha. Vuga cyane. Biranshimisha. Ugiye buka no gushimira mama, sibyo? Wakwemereye kujya gukina komedi ukiri mutoya, sibyo? Yego. Hanyuma uretse wenda kuba ari mboye azi gukina neza, aranibuka cyane. Mu buzima busanzwe ari indi mana afite? Mu buzima busanzwe afite impano yo kubyina. Uzi kubyina? Uraza kutubyina noneho? Nihe ndirimbo ukunda? Nkunda na Chukwana za zindi Abu Dhabi n'izindi zindi. Noneho tumukanye tutajya tuyishyiremo uyimbyinire. Yego. Ndabikwemereye. Sibyo? Hanyuma dusoza noneho, hari umuntu wifuza kumenya filime yanyu icana uko yitwa? Filime
yitwa Rusi Muhayi TV cyangwa se Nyirandabizi Comedy. Nyirandabizi Comedy. Saba abantu kudushyigikira, Nukuri. bashyigikira umwana. Bakanda subscribe, share na comment. Batanga n'ama like menshi. Nukuri inshuti zanjye. Nkuko nanjye mu nkunda uyu munsi rwose ndabingize n'aba bantu ni mu bakunde mu bashyigikire kandi ndabizi ko nabo muzabakunda barashoboye. Hanyuma mbere yuko dusoza ikiganiro ufungura ikiganiro cyacu link ya mbere ubona munsi ukandeho niyo filme yabo. Hanyuma ikindi navuga umuntu rwose ubona uno mu mama amarira ari kurira akaba afite icyo yamufasha nukuri azatubwire cyangwa se no yatanga nimero ye nimba nta kibazo. Nta kibazo kuyitanga. 0782 24 yego. Akaba amazina ari Muhayimana Rusi. Muhayimana Rusi. Nukuri ru azabashyigikiye uyu mwana rwose ajye kwishura afite umugati. Nukuri ru ndagushimiye cyane kandi courage. Nukuri Imana iguha umugisha kandi reka mubwire ngo nyuma y'ibibazo ibyiza biri imbere. Urabona urishimye uyu munsi rubwo utishimye ejo uzishima ariko urabona ko ugenda rwose uri mama mwiza kandi reka mubwire ngo komera sibyo. Nawe ujye ufasha mama kwishima utsinde mushimishe sibyo kandi nabonye uzi ubwenge sibyo. Sijya riri. Wakoze cyane mama. Gasaro TV.